nibamubona abo bafite akirishingikirije nibamubona seka uzuye ibyishimo abandi ibihumbi bazaga imbere. Tuganira n'abatumirwa bacu batandukanye, abahanzi ndetse n'abandi tuganira ku buzima bwa buri munsi butandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'abatumirwa bacu, ngire ngo iyo ndirimbo turirimbye muhita mwumva neza ngo turi kumwe nande, ariko ntabwo bitubuza kuza kubibwira neza twese uko twicanga. Reka tubahe ikaze aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, ku yindi migabane muri rusange tubahaye ikaze mwese muri iki kiganiro cya Gazanti. Uri kumwe na Ndakangwa Stephanie ndetse turi kumwe n'abatumirwa bandi batandukanye. Reka batwibwire hanyuma duhita tuganira namwe noneho neza. Murakoze. Nitwa Muhumure Confiance. Yego. Ndi umugabo wubatse ufite umudamu n'umwana umukobwa. Ndi umukristo ndakijijwe, nsengera mu itorero rya Foursquare Gospel Church City Light Center Kibero muri Watsi. City Light nyine nene paruwasi ya City Light Center. Andi maparuwasi yitwa gute? Ntayoze. Biterwa na nyirayo abayoboye. Ubwo twabaza baba i Muhanga, ukabaza Musanze si yawe yitwa gute? Abikabuga. Mwebwe mwitwa City Light Center. Tabasa ryo mu shuje na Bishop Fidel Masengo umuyobozi wacu mukuru wa Foursquare. Urebye ni nkuko uvuye mu mujyi wa Kigali, uri umuririmbyi. Ndi umuririmbyi ndibaza ashobora nakurikiye interview yawe na Madame Agreka Tatiri. Turaza kubigaruka. Hariya hirya hari umucuranzi uhicaye nawe yatubwira. Nitwa Mbabazi Moise. Nanjye ndi umugabo kuko byamurambye ntabyo ntiribaho. Naho uri niyo narinzi. Yego, ndi umucuranzi, nazanye n'umuyobozi wanjye. Yego. Turakwakira cyane Moise. Ufite izina ryiza. Mbabazi. Mbabazi ni izina ryiza cyane. Agira n'imbabazi. Agira n'imbabazi, nta kuntu byabura. Erega mu Kinyarwanda bavuga ngo izina niwe muntu cyane. Izina niwe muntu. Turakwakiriye Mbabazi kuri Gazanti TV. Twishimiye kwitabira ubutumire bwacu. Mukaba mwaje gufatanya natwe. Ni umwe mu bacuranzi ba ministry yitwa True Promises. Rero ntabwo nibeshye muri. Ukaba usengera nsengera henshi. Mu evangelist. Wowe na Edizo mufite amatorero menshi. Turavuga butumwa. Yego, muri Ndumva. Yego, ni umucuranzi wa piano mwiza cyane, ngira ngo muraza kubyumva mu kanya. Twishimiye kubana nawe kuri Gazanti. Yes, Confi, turakwakiriye nanone. Ngira ngo ubushize murabyibuka mu mezi make cyane ashize twari turi kumwe nawe mu kiganiro, turimo tuvuga ku ndirimbo yari yasohotse yitwa Inkomoko. Sikora? Igisirimba ahubwo. Igisirimba? Bivuga ngo sako nshibaga izina ryacu. Ni igisirimba giheruka. Ni igisirimba giheruka. Uretse tusoheje ubundi yitwa Humura. Mbere yaho hari igisirimba. Hari igisirimba. Kuko niwe nkomoko, nyuma yaho haje iyo bita no. Indirimbo reka turebe. Reka tuzirebe. Amazina ni menshi. Zirahari. Ariko ubwo duherukana ndibaza ari igisirimba. Ni igisirimba kweli. Ni igisirimba? Ni igisirimba cyari gihari. Tuje kuvuga ni style igisirimba nayo maze yitwa ngo umwami Yesu. Niyo igisirimba. Ariko ni muri nyuma ya niwe nkomoko. Niwe nkomoko nyuma haje iyo bita yampaye ububasha. Nibyo. Haza n'indi twebambwe ku giti. None ufite umurundo w'indirimbo. Zirangije. Mfite none. Fatira solo nkwereka. Hari indirimbo ngiye yampaye ububasha.
ari nibutse ubuhamya bw'abantu ngo bampaye ejo bundi bari barimo kujya mu imodoka yitwa gutera ijya kunda kujya mu ntara umuntu yaravuze ati nawe indirimbo yawe turi muri bisi tuza turi muri bisi arambwira ngo indirimbo imwe ngo agenda nyibutsa ngo mwambaye imyeru ngo mwambaye natwe niyo yampaye baje yampaye ububasha bwose bwo gukinga ntihagira ukingura yampaye kuba umunyembaraga wo gutegeka maze bikaba ndi umutsinzi ndi umutware n'igikomangoma cy'umugabo niyo ngiyo yaje iyo ndirimbo rero ese ko n'ubu rero tujya kuvuga kandi atari yo cyane yarayimbwiye yambwira ngo indirimbo yawe ngo yesi ndutira izindi ndirimbo zawe ndati biterwa nuko umuntu buriya n'igihe cyayo kuri we yahisemo hari igihe wumva indirimbo ari nk'indirimbo ya True Promises ushize kandi narivuze mu kiganiro bino nikunda kugaruka hari indirimbo yabo bakoze kera igihe bakoranye na Dube yaje iriya ndirimbo ivuga ngo Manuel oya yindi yejo bundi uhoraho sicyo gihe mwayikoze rero ya ndirimbo narayumvishe nyine yasohotse ndayumva nyine ndayumva ariko uri kuyumva neza muri gihe no mu mezi abiri ashize ndavuga se iyi ndirimbo no uriya mutipe uyitera yitwa ntihajya Mubogora none Mubogora agatangira muziki cyo nakuvuga ngo Uwiteka yatubereye ngo tubereye ibyiringiro n'ukuri ahita numva ndahwereye neza rero ahita numva no baririmba indirimbo yanze gushira uriya muntu nawe yampaye ububasha nibwo ikimugera Imana irayimutamitse uri ububasha arabumara ahantu hose arahutaza ibintu byose yes twishimiye kubona namwe mu by'ukuri twatanga ikiganiro cyacu turi kumwe na Confi n'umwe mu baririmbyi beza cyane dufite mu Rwanda bari indirimbo zimbaza Imana n'umupapa n'umukristo afite karite zose zamwemerera kare naje ndi gutekereza ko ijambo nijoro nabonye umunyapostinze akantu gato kuri status ye avuga ukuntu Bishop Ruhinda yarimo abwiriza avuga ngo Kristo yaje kudukiza icyaha umuntu utazemera gukira icyaha ntago azajya mu ijuru apana ibyaha yaje kudukiza icyaha icyo cyaha ni icyaha cy'inkomoko cya kindi yaje guca burundu aragitsinda abantu rero ngo batazajya mu ijuru n'abantu batazakora ikintu abantu batazamwizera bazaba baranze kwizera ikintu yakoze baranze kwakira imbabazi ze hano nkajya avuga uzi ko twagira ubuntu bukomeye twisanga dufite umurimo ukomeye twisanga kubera imbaraga zo kwizera Kristo uri kuvuga gutyo nkahita numva indirimbo nyinshi hari indirimbo imwe ivuga ngo utarigeze kumenya icyaha Imana yawe icakugana imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramuranga asohoza ibyanditswe kuri we atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi Yesu turamushima amen ninde uvuga ngo Yesu tiye zamenye cyane adi serivike nawe nyigisha rimwe ngo nayo ni kuko ariko imana we gezica warindu ticha kubanje waniko eyu hibazwa mucho muruzi hari ndi kanaje yaje kanaje
yaje nayo ngo kora ku gatoya mwumve ibyo umugabo n'intwari y'abami ku giti yemeye gupfayo mu cyimbo canje we n'intwari y'abami ku giti yemeye gupfa. Wari uvuze ngo abantu bazazira ikintu kimwe, kutizera uwo nguwo waje gupfa ku bwacu. Nico biravuga muri Yohana ibice 3:16 iryo jambo zaga ni ry'abana banahagira ngo ni ry'abantu gitangira kumenya agakiza, kandi niyo mutima w'ibintu. Donc kuko Imana yakunze abari mu isi, kandi ntiyadukunze tukiyagera, yadukunze tukiri mu bitekerezo abari mu isi, kandi kongeraho ngo cyane. Donc twari uzi ko Bibiliya ivuga nibagiye umurongo n'igitabo ngo Yesu yaducunguye kera tutarabaho, ngo yaducunguye kera. Turangije ngo irabakunda cyane, ngo bituma ngo itanga umwana wayo w'ikinege. Donc yaritanze, ubu n'Imana yitanze ngo kugira gusa akantu gato umwizera atarimbuka. Donc uwizera umwana nta bindi barengejeho, umwizera atarimbuka ahubwo ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Donc ubugingo tubuhabwa gusa iyo twizeye umwana. Ngo ufite uwo mwana ngo niwe ufite ubwo bugingo. Muri mubiki bari kwizera ibiki sinzi ibintu bagiyemo bitafashe, ariko Kristo niwe nzi iyo ukuri n'ubugingo ntawe uje kwa data mujanye. Kuri abari muri Kristo kera bafite ijuru, bafite ubugingo. Reka gatugaruke none reka babwira kandi kashimishije. Umugabo umwe yibajije hejuru akantu karafashe kandi kagufashe nawe, ngo yaribajije ngo iteka ryose bivuze iki? Iteka ryose mbese ibyo bintu bazavuga ngo tuzabaho iteka ryose, tubeho tudatekereza mbese ngo burakeye ngo burije ngo mfite inyota ngo mfite inzara, ubwo buzima bumeze gute? Niri iwacu rimwe ruguru yo niho byabereye. Umugabo Imana iramubwira ati iramwihorera ngo ajana inka no gusura, aja kuragira. Bagaza baje kuragira gutya, bagera hirya abagabo nta yindi activity. Inka ziri kurisha nawe akahita aje gupfukama hari gusenga. Arabati nibisi yarabimenyereye amarisa imwe gusenga ku ruhande cyangwa amasaha abiri, ngo yamapfukama arasenga agatanga amen. Abona nibisanzwe, abona ni nkaya mu masaha abona ibisanzwe. Niba nseza Imana ni tekinisiye kubu nyine turi muri ngazi yangu uku tukamba tugasoza ngazi yangu tugasoza n'inka zisanga haratubitazanye atanga ibisanga baramureba wari waragiye sheko sinagiye mu gitondo mukaje singarutse nimugora nk'ibisaza. Barambwira ati kiro cyatwara kirangije twarakuze hashize n'imbarame sinibukigiye niba ari imyaka ingahe isize, asanga generation zarahindutse, iminsi yarashize. No umwuka arambwira ati ngwirira n'iryo teka aho twaba utekereza ibihe ngo uvuge ngo bimeze gute, urumva agize ngo nawe kandi mbese iwe kuko turi muri ngazi yangu twamba dusohoka tugasanga bari muri 2050 se ko tugiye muri ngazi yangu mu kanya muri 2020 mu kwa mbere tariki zingahe tugiye kuja kurepeta n'uyu mugabo mu kanya tugasanga abantu bamwe baragiye abandi barasaye. Iyo niyo teka aho udatekereza ngo ibintu bimeze gute, kurumva niho rero abana b'Imana tuzomba tugiye kuvuga ubutumwa. Uzi ko ngo Yesu iteka narayitinya. Urabona kiriya gihe amaze gutangira gukora imirimo, amaze kugeza iriya myaka arimo yegereza gutya kuzabambwa, bashatse ngo kumufata. None bashatse kumufata arabaponyoka nyine arabacika abacamo ni nako biri igihugu. Noneho baramukurikira ngo bamukurikire
abona nyine baramufata ngo ageze mu murima agera mu murima abagore baza ngo batera ibigori arabibwira ati mwa bigori urumva mumere vuba mwirukane abantu ngo bagere babaza abagore ese nta Yesu mubonye uciye aha Yesu waciye hano tugihinga turi gutera none ibigori bigiye kwera ni kera cyane ntabwo baba bakimufasha kandi yarakira aho gica nawe yayihishe quelque part aho ngaho cyari kure iteka n'ikintu ubwira bw'Imana burakomeye cyane nta muntu wapfa gusobanukirwa ngayo nguko rero karagaciyemo reka tugaruke ku bijyanye n'umuziki ibyo tugiye kuganira ho uyu munsi mu minsi yashize wasohoye indirimbo yitwa Humura turi hano kuri Ngazi Young TV igihe duherukana twavuga kuri ya ndirimbo y'Igisirimba n'izindi nyinshi zari zasohotse mbere ariko usigusezeranyije abantu kuko ya ndirimbo twarayiririmbye twakaririmbye gato abantu barayikunda cyane hari n'umugabo umwe w'umunyamahanga wabonye narayipostinze arambwira ati ndashaka ko umpa iyo link iyo ndirimbo yose noneho ukansobanurira ijambo z'akazi nagize Confi no bimwe mu birimi bitari byacu hamwe nkabura neza kabura ijambo rihuye nagira Imana azanga bibe na passage publique nkamuha passage publique akabimenyera iriya ndirimbo rero turagushimiye ko promise watanze wayisohoje washyize mu bikorwa ngira ngo imaze iminsi mike cyane yari yamara ukwezi imaze iminsi 13 n'uvuga ngo ntirageza n'ibyumweru bibiri harya ubushize wari warakoze video lyrics cyangwa wari warakoze audio gusa nakoze audio kera nibaza yashize n'imyaka 10 iri mu audio ya mbere nakoze hanyuma na lyrics zayo kuri YouTube ariko ubu ngubu nayihinduye nongera gikora gushasha gikora na video hari ikintu wahinduyemo wenda muri melody cyangwa muri music cyangwa imyandikire yayo kimwe gusa uburyo gusa kuririmba n'injyana n'uburyo yihusemo n'uburyo wayicurazamo n'ibyo yahindutse ingoma yayo twayongeyemo ikirungo wongeyemo ikirungo nuko rero katuririmbeho gatoya hanyuma dute tugaruka okay shiramo do abandi ibihumbi bazagwa imbere yawe abandi inzovu baza kwikubita imbere abandi ibihumbi bazagwa imbere yawe abandi inzovu baza kwikubita imbere uzabirebesha amaso ntibizagufata nzaba ndi kumwe nawe mwana w'umuntu we humura uzabirebesha amaso ntibizagufata nzaba ndi kumwe nawe mwana w'umuntu abandi ibihumbi bazagwa imbere yawe abandi inzovu baza kwikubita imbere abaruwe abandi ibihumbi bazagwa imbere yawe abandi inzovu baza kwikubita imbere uzabirebesha amaso ntibizagufata nzaba ndi kumwe nawe mwana humura uzabirebesha amaso ntibizagufata nzaba ndi kumwe nawe mwana humura yambwiye ko imigezi ntacyo izantwara oya umuriro uteye ubwoba ntacyo uzantwara oya yambwiye ko imigezi ntacyo izantwara namba umuriro uteye ubwoba ntacyo uzantwara oya niba mubona ngenda ntabwo bafite nta kindi nishingikirijeho ni Yesu niba mubona ngenda ntabwo bafite nta kindi nishingikirijeho
ibyishimo nakindi nishigikijeho ni Yesu. Nta kindi twishingikirijeho. Niba mubona ngenda ntabwo bafite nta kindi nishingikirijeho. Niba mubona se yuzuye ibyishimo nta kindi nishingikirijeho ni Yesu. Amen. Yesu arakomeye. Yesu niwe mugabane wanje, muri we nahaboneye byose. Yesu niwe mugabane wanje, muri we nahaboneye byose. Ntabwo bafite n'ukuri yewe ndashikanye, kuko ndi kumwe na Yesu. Ntabwo bafite n'ukuri yewe ndashikanye, kuko ndi kumwe na Yesu. Abantu we abandi ibihumbi bazaga imbere yawe, abandi inzovu baza kwikubita imbere. Abantu we abandi ibihumbi bazaga imbere yawe, abandi inzovu baza kwikubita imbere. Uzabibone uzabirebesha amaso ibizagufata, nzaba ndi kumwe nawe mwana w'umuntu. Uzabirebesha amaso ibizagufata, nzaba ndi kumwe nawe mwana w'umuntu. Amen. Amen. Yesu ni byose. Humura wowe ufite ibyo uri gucamo, Yesu ni byose kuba mufite. Amen. Amen. Wowe indirimbo wayiririmbye bimeze gute? Indirimbo nta yindi inspiration, ni Bibiliya, kandi abahimbyi bafite ukuntu bahimba bitewe na situation zose zitandukanye. Iyi si byonyine iratwinspira. Iyi si harabo njya numva ngo yabonye cyatahimba, ariko cyane cyane inspiration ikomeye tugira ni Bibiliya, n'amagambo y'Imana. Donc humura ni ijambo riri biblique, kandi usomye Zaburi 99 ibice 7 ni urisanga. Turi basomere aravuga ngo urwihisho rw'isumba byose, niko umurongo wa mbere utangira uvuga. Akatisoma bazahama mu gihe Zaburi shobora byose. Mirongo 91 Zaburi. Usome iryo jambo. Wahageze? Murongo wa 7, 9 ari murongo wa 7. Yego. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe ubuhungiro bwanjye Uwiteka wagize isumba byose. Amen. Amen. Ni Bibiliya ikunda kuvuga cyane guhumuriza abantu. Murongo wa 10 uravuga ngo uko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyaha kizegera ihema ryawe. Yego kabisa. Uzi noneho bino byose abantu bihera Confi biheraga ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere avuga ngo uwa mu rwihisho rw'isumba byose wazaba mu gicucu cy'ishobora byose. Si uko se ndabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Nahangaha byavuye source ya melody nta yindi ni Bible, indirimbo, injyana, amagambo. Urubuhungiro bw'imitima yacu ni wowe nkingi twegamiyeho, watubereye igiriro, watubereye igiriro. Ni wowe ushigikira intambwe zacu, urazizigamye, kandi ni wowe nyine shingiro y'ubu buzima. Ni wowe ushigikira intambwe zacu, urazizigamye,
kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubu buzima. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro, Yesu we watubereye ibyiringiro, uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihaza amaso. Haleluya, uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihaza amaso. Watubereye ibyiringiro, amen. Amen, amen, amen. Iyo ndirimbo rero niyo ndirimbo nshyashya iri hanze uyu munsi. Indirimbo za hajya kuri ukoresha izihe channel Confi Gospel TV. Confi Gospel TV. Uyu mwanya turi kuvuga, uyu mwanya uri kundeba. Ushobora gutfunga niba utarakora subscribe ugahita ukora sijya ko. Indirimbo niba wari utarayumva wenda ukaba uyumvishe kuri Ngazi TV, ushobora guhita ugenda ugafungura ukayumva. Ni indirimbo irimo amagambo meza akore. Kandi muri iyi minsi abantu bari guca mu bihe bikomeye, ibihe bibangamye, isi niko bimeze, isi biragenda ikanda abantu ku rwego rutangaje. Abantu bamwe bagafata ibyemezo byo kwiyambura ubuzima, humura, abandi bagafata ibyemezo byo kwitera cyangwa kunywa ibiyobyabwenge kugira ngo yumve ko wenda hari agahe kahita atari, abandi bakishora mu busambanyi, abantu bakishora mu bintu. Donc ibiyobyabwenge ni byinshi cyane kugira ngo arebe ngo ko yakwira ngo yaruhuka, ariko mu by'ukuri nta handi turuka uretse muri Yesu Kristo. Ibyo bintu byose ureba bikuzengurutse birimo gufesi imbere yawe, nta handi hantu wabibundira ni muri Yesu, kuko afite kuguprotecting, afite kuguha kubibona nk'ibintu bidateye ubwoba kandi biteye ubwoba. Humura rero, hari indirimbo alarme yaringira avuga ngo ukwiheba ufite n'ukwishyira urara udasinziriye, kandi Yesu yaratsinze mwana w'umuntu we. Humura rwose, ibyo bintu byose bizaza byikubita imbere yawe, ibindi byikubita ibumoso bwawe, ibindi ariko uzabireba, uzajya ubireba gusa, ariko ntabwo bizagufata. Humura ni ku indirimbo ye. Humura rwose, muhumure. Indirimbo cyangwa muri iyi minsi muri gukora ku mazina yanyu, muri kubasubira n'amazina yanyu. Ushatse kuvuga iki se? Muhumure, muhumure, dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira ibihe byashobora gukuraho icyo yabuze. Imana yatangaje uko izireba abantu bose bo ku isi, ukamenya n'umubare w'imisatsi yabo. Iyo imisatsi y'abantu bo ku isi bose ukamenya n'umubare wawe, icyo cyonyine kikwigisha Imana. Izo kurabyumva ariko izo kwiheba ufite n'ukwiki urara udasinziriye, kandi Yesu yaratsinze. Kwiheba ufite n'ukwiki urara udasinziriye, kandi Yesu yaratsinze.
tuzashishira no muri kari uzabona amahoro uhumeka nuko rero nyuma y'iriya ndirimbo gukora video yayo nabonye mwarakoze muri style ya kera mwambara ya myenda yo hambere abantu ntago abari benshi bari bagikunda gukoresha iriya myenda style y'abanyamerika mbese nabo bakera atarabundi ubu ngubu umuntu aragenda akiyambarira ugasanga abantu bambaye ibintu biri free kubera kino n'ushatse gukoresha kariya gasitile njyewe mbona biriya bintu kubera ko iyo ndi gutegura uburyo video izagenda hazamo ibintu byinshi inspiration nyinshi burya ngiye witegurira cyane cyane buriya buryo dukoresha bwose sinzi ukuntu nyine byaje mu bita mu mayide menshi yagiye aza nabyo bizamo numva nibyo bigize imbaraga sinajye waba ubyambaye bwa mbere ariko hari n'abandi bagiye babyambara ariko n'ubundi angirikani nko barazikoresha cyane muri maternité yabo barakoresha katolike nabo birashoboka nkatwe twebwe ariko dukunda kubikoresha ariko na SMB mbishaka ndabibona numva ariyo ari bwo buryo video yazisama uburyo bwonyine kandi tuvange n'andi mashusho ngo tube twavangamo n'indi myenda muri abo buryo bayindi ndirimbo izakurikiyeho wasanga hari ubundi buryo usaba twambaye tutabizi byose n'umwuka w'itanze kandi vuba ahangaha irimo irazira nta bintu byo gutinda abantu gura indirimbo ubutumwa tugomba gukoresha umwanya wacu neza tugifite uburyo tugifite imbaraga tukasohora ibiturimo byose tukabishyira hanze indirimbo z'abantu zifasha ikintu cyose ukoze kivuye muri wowe yaba ari kuririmba yaba ari gusenga yaba ari kubwiriza yaba ari ibyo ukora yaba ari gufasha ubikoranye umwete bifasha abantu benshi natwe rero twahawe kuririmba tugomba kubikorana umwete ukaririmba abantu bari muri iyi si yose bagafasha feedback tubona twakuraje zo gutuma umuntu akomeza guhimba indirimbo nk'uyu munsi nashaka ati nahise ntegura indirimbo uyu munsi ndi gushaka indirimbo vuba nijyanye muri studio audio kora video kubera gusa amagambo n'abantu bambwiye uyu munsi mu gitondo hanyuma iyo urimo gutegura wenda wandika indirimbo cyangwa ugiye kujya muri studio gukora audio cyangwa gukora video cyangwa niba ukora live umudamu wawe akontribute iki cyane mu ruhe ruhande cyane mudamu tuba turi kumwe kuko byose umuntu aba akora mudamu wawe ni umuntu wa mbere umenya amakuru yawe yose mujya inama n'umujyanama sinibyo kora gutya ihutisha ibintu hari abantu baba bajya babwira nk'abantu baba bamenyeranye ati ibi ni ibikurimo ariko iyo baba bashaka ngo gukora cyane abantu ari umunsi mu minsi yashize yarambwiye ngo se wabaye gute abana arashize amezi menshi ndasohora indirimbo kandi hari igihe nagize nkora indirimbo zikurikirana vuba kubera kuri ndamushima narikurikije neza n'inkomoko nyuma yaho nkurikizaho zirariyo yampaye ubasha nayabambwe ku giti ziza ziri nko mu mezi abiri arenga kandi ni ibintu ku bahanzi bakunda gukunda cyane nyuma nasa nk'umuntu utinzeho gato twasubira ore yakwafashije se n'ubwo isi yose yahinduka ukavuga ntiyandirimbo imbaraga ziza byanga bikora buryo wagize umugore kumutiva nibyo iyo wagize umugore uguca intege ibintu byose ukoze nabyo ntibikora kumva udafite umutima mwiza umugore yaguca intege nawe n'umugabo agaca umugore ntimukajya mucana intege ni bibi cyane gucana intege ni bibi uzarebe niyo uririmba indirimbo ukumva umuntu ku ruhande rw'indirimbo ntabwo ngo nimbi ijambo ribi ni ribi uzi ko ijambo ribi ryakuraho amagambo 1000 meza
kandi ijambo ryiza naryo rikaba rigeze izindi ntambwe y'igihumbi. Sirakubwiye se ngo amagambo bambwiye uyu munsi yatumye ngiye gusohora indi yihuse. Nahamagara n'abantu b'i Burundi bambwira ati twasaze bakabanyumvisha amabati. Indirimbo ni nziza, garuka i Burundi, ngwino i Burundi, utuzanira iyo ndirimbo. Ati nzoza ahubwo mfite izindi. Nari ngiye kubaza n'ubundi ngo plan yawe ikurikiraho ni ariko ubu twamaze kuyimenya. Harya buriya ntabwo uruzuza album cyangwa wamaze kuzuza album watangiye gukora iyindi bimeze gute? Album ushaka ni indirimbo 12. Ariko ndibaza zitaragera. Ntabwo ziragera. Mfite nka zirindwi. Baracyafite urugendo rw'izindi ndirimbo nyinshi. Ndashaka gukora indirimbo nyinshi hanyuma azakuramo album. Donc ndashaka gukora indirimbo zirenze 12. Noneho umunsi nzakora launch yazo nzakora album y'indirimbo 12. Indirimbo zahise mugani. Wari umudisipline babamo nishina abantu basana. 12 shots. Zazishira hanze. Yego. Zizaba zifite icyo bisobanuye zindobanure mugani nka za zindi Yesu. Ni nka za mbuto. Cyangwa abantu Yesu abigishwa Yesu ntizuzwa yagiye muri filime za Yesu yagiye agatambuka ngo ngwino agasimba agafata undi. Naye nzareba mu ndirimbo 20 mfite zishemura album imwe kuko ndatekereza mu nyuma y'iyi ngiyi nakoze n'izindi zigiye kuza. Ngiye gushiramo imbaraga zo gukora indirimbo ziri hejuru umwuka no bitanga neka ariko turategura zikoze neza mu buryo bwiza buremereye ndetse nziza. Ariko n'izi ngizi nazo ni nziza, nazo zazivanga uremo nyine zazi 12 zakorera umunsi corona yagize gutya bakavuga ngo usubire mu buzima busanzwe. Umunsi nzaba mfite concert ya launching album y'indirimbo 12. Kabisa niyo plan yite. Kandi zaba ari concert kabisa y'imiguru kuguruka gusa. Hanyuma rero tugaruke tugana ku musozo w'iki kiganiro. Nagira ngo wenda ugire ubutumwa utanga ku bahanzi, ku matorero, ku bana batoya badafite inzira zo batangira. Donc kuri situation y'umuziki muri rusange abantu bose bahurirwa mu muziki mu Rwanda bimbaza Imana. Gira ubutumwa bungana gutya utanga. Mpereye ku bato bari gutangira kuririmba. Cyo nabwira ari kimwe, ntugacike intege. Ntugacike intege. Iyo ucitse intege ukiri hasi biba birangiye. Kandi ubu munsi wakora indirimbo 10-20 ntizimenyekane. Tuzite kumenyekana. Ariko komeza arigiye bizakunda no gusenga Imana. Ku bahanzi nyarwanda nababwira ngo bakora gospel bagire bashiremo imbaraga. Cyo naba bashiremo imbaraga kandi ibintu dukora ntabwo ari upfa kubiterera hanze gusa. Bifite umubaro munini hano hanze. Courage dusohora indirimbo kandi dusohora indirimbo zigamije gukiza imitima y'abantu ari zitagamije kutwubakira amazina. Icyo nicyo kintu tutari kuzana muri iyi minsi. Umuntu agasohora indirimbo studio akajya muri studio akakora video target yiwe mu mutwe. Bo ntibizabura kumva ko yomenyekana ukamenyekana nawe, ariko target niba cyane ivuga gutumwa no kugira ngo ifasha abantu. Icyo gihe impamvu uzabikora gutyo nuko mugiye uzaba uri gutegura indirimbo ntufate umwanya wo kuzisengera, uzamenya ko ushaka kwibaka izina ryawe. Nawe iyo utegura indirimbo ukagira ubwoba ukazisengera ukagira ute ubu uri kumwe n'Imana. Nawe umuntu wese usohora indirimbo kandi babaho benshi ukasohora indirimbo gusa wagiye muri step ifite umuziki mwiza ngo wazanye abakazi baririmbye tugira umwanya wo kwisengera iminsi 3-4 winjiriho uduvuga ngo gusohora indirimbo ntabwo uza buri kumwe, ntabwo iyo ndirimbo si y'Imana ni yawe gusa. Nuko gusa wihishe muri gospel ariko turi mu gospel. Courage rero abahanzi tusheme imbaraga dusenge n'indirimbo zacu zigira impact cyane hano hanze. Hari kindi barumbwiye nabo nibyo wenda amatorero supporting abaririmbyi babo. Donc abafashe kuzamuka niko nabita abashumba abaririmbyi bagenzi bawe abwira ngo turwanye impano y'umuntu dusengana cyangwa twakomeze kuzamura. Reka twubake esprit ya equipe tugire ubufatanye no mu baririmbyi n'ahantu hose n'abashumba mbere yo gutekereza abandi twakizamura mu dufite.
bizadufasha cyane. Niyo mpamvu abantu bakunda gukomerekera mu matorero. Izi mpamvu bakomereka ni akamenyero baba bamenyereye. Ukareba umuhanzi ukabona ni Confi, ukabona ni Stefani, ukabona ni Moise, mubana muri urwo rusengero wenda ntavuze izina aho usengera hose, ukabona nta kintu gikomeye afite, ukumva ahubwo iby'abandi nibo bafite ibintu bikomeye. Kumbe uwo nawe ufite aho ngaho hari abandi benshi hari hanze bamukeneye, bakeneye iyo mpano ye afite. So wite ku bantu uri kumwe nabo kuko niwe ufite. Ndabwira bakuze bashirikire, ubazamure, akimuhana kazi imvurisi. Uwo ni umugani nyarwanda. Ni umugani w'ikinyarwanda kandi urasobanutse cyane. Ngira ngo twasoretse ikiganiro aha ngaha kuko nakagaruka. Nakagaruka. Rimwe tuzaza dukore konseri gusa tutarame turirimbe. Mu by'ukuri abantu babumva mu ndirimbo nyinshi, bababona kuri stage, ntabwo baba bumva uko mubaganiriza, ntabwo bavuga ati buriya wenda ntavuga, cyangwa baba bashaka kumva ni iki murota, kuko nyuma yo kutugaragariza indirimbo abantu iyo bumva ibintu bibavamo bibaha imbaraga, bituma nabo barota, bituma nabo bapuraninga, bituma nabo. Niyo mpamvu tuba tubaha akanya kugira ngo muvuge, mubwire abantu babakunda, abantu bahora babumva na ziriya ndirimbo. Ndabizi ko bibafasha mu mitima yabo. So dusoreje aha ngaha rero bakunzi bacu mwari mudukurikiye iki kiganiro, turi kumwe nabo ubutaha kandi ibyo dupromisiza muri ko ahita bikora. Turabitegereje rero n'amatsiko menshi. Turabashimiye cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri Ngazi TV. Turabashimiye cyane Moise kubana natwe muri uyu mwanya. Imana ibamugisha kandi muzagaruke bagira bake. Muzagaruke. Murakoze cyane, turabashimiye. Naho ubutaha. Ciao.